Zaburi ya mbere. Buri muntu nafate iminota ibiri asenga Imana. Avuge ngoma. Hari igihe namaze numvira abantu n'ibyagira icyo bimarira. Ariko mu mutima wo kukumvira kugira ngo mpindurire ubuzima. Fata iminota ibiri usenga Imana. Hari abantu barambaraye abandi babagenda hejuru kugira ngo babashe kubaho cyangwa baramuke. Fata iminota ibiri usenga Imana. Uvuge ngo Mana ni wowe nkeneye kumvira wenyine kugira ngo mpabwe umugisha nawe, kugira ngo mbone neza yawe. Fata iminota ibiri usenga Imana. Yibwira ngo ni wowe nkeneye wenyine mu buzima bwanjye. Nabanye n'abantu ndabizera barampinduka barampemukira, ariko Imana idahemuka. Ndagira ngo wapfukama wahagarara gira position ufata. Imana aho wicaye aho uhagazaho kiri kintu ubwira Imana. Uvuge ngo Mana ndashaka kugukoraho nkabona gukora kwawe ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuri Imana y'imirimo, kandi tugushimiye kuri Imana y'ibikorwa. Uri Imana itabesha, kandi uri Imana isezeranye igasohoza. Ndasenze muri uyu mugoroba, ndasenga aya masaha, none aha ndimo ndasenga. Umuntu wese ufashe ibyemezo byo gufata umutima we akawukwegereza, byo kukugura umutima we kugira ngo umukomeze, none ufashe ibyemezo byo kukumvira, umugirire neza ubwoko bwawe bwiza kubane nawe. Mu izina rya Yesu tange umugisha w'uburyo bwose. Amahoro utanga niyumvikana, mucyo wawe urasa, bwiza bwawe burasira abantu bawe. Bariraga bahoza amarira, bafite ishavu bakiza ishavu, bafite inimba bakiza inimba, babuze uko babigenza ugira uko bagenza. Mu izina rya Yesu ubwiza bwawe bukayangane ku bantu bawe. Turagushimiye kugize neza, turagushimiye kutwumvise, turagushimiye kuduhindura ubuzima, turagushimiye kuduhindura amateka. Niba ubyizeza muri amaboko yawe, turagushimiye wongeye kubaka, turagushimiye kudutsindira umwanzi, turagushimiye kutwitayeho, turagushimiye kuremya ibintu bica ku buzima bwawe. Uhereye none aha bimenyekane kuri Imana twitayeho. Turagushimiye kugize neza kandi kubanye natwe mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi ababyeyi bakuze. Uzi rimwe na rimwe impamvu umuntu ahabwa umugisha nuko afata igihe cyo kwiyitaho mu buryo bw'umubiri, agafata n'igihe cyo kwiyitaho mu buryo bw'umwuka, agasa neza mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka. Uwo muntu ntabwo Imana ijya imwima amaso. Twese tujye cyane ngo amen. Uzajya ubona umuntu ari gukorera Imana, ntuzagire ngo arimo arata igihe, cyangwa ntuzagire ngo yabuze ibintu akora. Aba basore bafite akazi, hano hari abagabo bafite akazi, hari abamama bafite akazi, ariko bemeye kuza kwicara hano. Bamwe bakorewe n'abandi, ariko baravuga ngo uyu munsi turakorera Imana, cyangwa turaba imbere y'Imana. Reka dukomere Imana amashyi cyane. Twese tuvuye ngo amen.
Bonere turagukunda cyane mu izina rya Yesu. Hari abantu babonye karakanuka n'agace karakanuka kakagabena karakanu n'akamikoro yavugiragamo mwikanzemo twese tujye ngo amen. Mu buzima busanzwe ni umunyamakuru akora kuri radio yitwa B&B FM umwezi yego ukorera Nyarutarama mu rubuga rw'imikino si ukora ukora mu biganiro by'urubuga rw'imikino aho ukorera na bajado Castari na babayingana abakunda urubuga rw'imikino musanzwe mumwumva n'uyu nguyu rero Bonere. Reka dukomere Imana amashyi cyane tumushimire wakoze gutanga igihe cyawe ukaza kandi turagukunda cyane. Ugende murebe ukuntu twabona mu mwanya wo kujya tubwiriza kuri iriya radio maze kandi dukomeze twakora ubwami bw'Imana. Aba bakobwa bacu bararirimba neza babwe bimeze twamenye twashoboye no kureba turasoma. Amashyi dushimire mugashaka nawe Imana n'umugisha. Mugiye kunyemerera iminota mike nsoma ijambo ry'Imana. Hari n'abandi bantu turi umwanya gatoya umuntu ufite iyerekwa hano Imana iratugira neza. Soma gatoya ntabwo mvuga ibintu byinshi ndumva hari ibintu Imana ikize ku mutima wanje. Zaburi 12 umurongo wa 6. Soma ntabwo murahagera. Zaburi ibice 12 Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Amen. Bibiliya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuga, ndashira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Ndekera aho ngaho. None ndahaguruka niko Uwiteka ndashira ako kantu gatindeho ndashira nako kantu nshaka kuvugaho gatoya. Uvuge ngo amen. Gufata ikintu ukagishira ahandi bivuze iki? Ni ukuvuga ko uba ugishize ni ugukura ikintu aho kitari gikwiye kuba ukagishyira aho gikwiriye kugira iki. Iyo Imana ivuze ngo ndashyira mu mahoro ni ukuvuga ko hari umuntu wayo uba udafite ayo mahoro, kandi Imana ikabona ko uwo muntu wayo akeneye cyangwa akwiriye ayo mahoro. Haleluya. Unyikirize gato. Haleluya. Iyo ushaka gukora ikintu kugira ngo kigende neza ubanza gukura kimwe hamwe ukakigizayo kugira ngo uterekemo ikindi kije. Iyo ushaka rero gutura mu mahoro ukura ibindi byose mu buzima bwawe kugira ngo Yesu abone aho yicara. Iyo yamaze kwicara mu buzima bwawe kubera ko ari umwami w'amahoro nawe ayo mahoro urayakira. Twese tuvuge cyane ngo amen. Twese tuvuge cyane ngo amina. Muri byose Umwuka Wera aravuga ngo amahoro atanga ntagira kirogoya, ni amahoro umushonji agira n'urenganwa akayakira. Uyu mugoroba ndaguhanurira mu izina rya Yesu, amahoro isi yakwimye n'abantu bakwimye Yesu agiye kuyaguha. Ubuzima abantu bakwimye Yesu agiye kubuguha. Imibereho abantu bakwimye Yesu agiye kuguha. Agaciro abantu bakwimye Yesu agiye kukaguha. Abantu bagushyize hanze Imana igiye kugukurayo. Abantu bagushyize inyuma Imana igiye kugukurayo. Uhereye nonaha uzaba uko abantu bashaka, uzaba uko Imana yagambiriye. Uhereye nonaha ntabwo uzaba hasi kuko babishaka, Imana yagambiriye kuba hejuru. Uhereye nonaha ntabwo uzaba incike, Imana yagusezeranije umugisha.
Jambo ry'Imana riravuga Zaburi 12:6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gususa umutima cyane nonaha barakubugenza umugabo nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ndashyira mu mahoro w'abakiri ingoni uhereye nonaha ngaha birirwa bavuga ko ntabwo uzamara Uwiteka aje kuguhishyira mu mahoro ibyo abantu bavuga ku buzima bwawe bitandukanye n'icyo Imana yakuvuzeho Jambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya 33:3 haravuga ngo nabaza ndagutabara mweretse ibikomeye biruzi utamenya ibintu byakuyobeye ubwawe Yesu agiye kubigushurira ibintu byanze ku buzima bwawe Yesu agiye kubishakira inzira wakomeye Imana amashimwe twese tujye cyane Bwana Dawidi arangije arabivuga bamuha iminsi yo kubaho bananiwe arangije arababwira ngo siko nzamera hari icyo Imana yavuzeho ageze muri Zaburi 118 ku murongo wa 17 arababwira ngo barababeshe mu ndoge cyangwa mu bireke jewe sinzapfa ahubwo ageze muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4 arababwira ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe reka tumukomere amashyi cyane ninde wakubwira ngo uzaba uko ashaka biramujyana ngo negative ninde wakubwira ngo uzaseba Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe dufite Imana idakoze isoni biramujyana ngo idakoze isoni itagira ite arangije baramubwira ngo erega Dawidi we ntatuzimarira uzaba umutindi uzakena Zaburi 23 ku murongo wa 1 arabitegereza arababwira ati jewe ndagiwe n'umushumba mwiza Uwiteka ni we mugeri wanje sinzakena ninde wakubwiye ngo uzaba umutindi nubwo uyu munsi bitaremera ariko ikibazo ni igihe hari icyo Imana yakuvuzeho nubwo uyu munsi bitaracamo ikibazo ni igihe nawe uzubaka nk'abandi nubwo uyu munsi bitaracamo ikibazo ni igihe humura uzabyara tumeze neza twese tujya cyane Bwana nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga Uwiteka ahagurukijwe no kugushyira mu buzima Uwiteka ahagurukijwe no kugushyira mu mahoro Uwiteka ahagurukijwe no gutanga imibereho Imana iguha ikizi yakwiwe nyamugenzi n'Imana ikiguhe shabura no kudoreza Imana icyubahiro haleluya cyane haleluya arangije yuzuye umwuka wera muri Nahumi 2:1 aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro impamvu yamamaza iby'amahoro amahoro yari ahari iyo yamamaza iby'ubuzima nta buzima bwari buhari iyo yamamaza ibyishimo biba byaragukamanye ariko Uwiteka avuganye naje ngo mubwire ngo hari ubuzima Uwiteka agiye kuguhindurira mukomera amashyi cyane mukomera amashyi wese tujya cyane ngo amen Jambo ry'Imana riravuga Zaburi 91 murongo wa 14 aravuga Uwiteka ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzamukiza n'icyuma ninde wakubwiye
Imana yavuze. Abakristo bagiye. Imana yagize gute? Imana yagize gute? Bose tujye cyane ngo amen. Iyo ndibutse ko hari ikintu Imana yavuzeho, naho nabona afite ahomba, nuzura umwuka wera nkaririmba. Iyo ndibutse ko Imana ibana nanje, n'ubwo ubukene bwaba bwabaye bwose, nongera kumva ndimo kuzuzwa. Iyo mbonye abantu bose banyaga, umwami akambwira nkarankunda, nongera kuvuga indimi ngahanura. Muri ibi byose umwuka wera aravuga ngo uko umwami Yesu ankunda, ntabwo wababwiriye, umwami aradukunda. Haleluya. No mu rupfu turangwa, no mu byago turangwa, twakiriye turangwa. Sambara amaboko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Nimerera ubwingo ukora ku bantu batatu, buri muntu umwe kumubwira ngo ntabwo babwiriye. Amen, ntabwo babwiriye, ntabwo babwiriye, ntabwo babwiriye, ntabwo babwiriye, ntabwo babwiriye. Haleluya. Cyangwa Imana iravuga muri Yohana 15:7 aravuga ngo nimuguma murice amagambo yanjye akaguma musabe icyo mushaka cyose. Ninde wababwiye ko nidusaba Imana izatwima? Barababeshe. Tuzagera kuri byose batabishaka, tutera imbere batabishaka, twubaka batabishaka, tugare batabishaka, dukomere batabishaka, twambuke batabishaka. Hey! Hey! Sambara amaboko duhereze Imana icyubahiro. Arasimugira bate? Hari ibintu tugomba kurakarira, bikamenya ko hari icyo umwami yavuzeho. Twese tujye cyane ngo amen. Umuntu akifata akavuga ngo arakurozenga abana ntibazibe, ngo basabe inzererezi, ngo bazakumenye, ngo nawe babona sikuru fiza ariko ntibazibe, ngo bazakubera ibirumbo. Barababeshye. Bagomba kwiga bakiga neza, bakabona n'akazi keza, birengagije amagambo Imana yavuze. Muri Yesaya 54:13 haravuze ngo abana bacu bose bazigishwa n'Uwiteka. Umwana Uwiteka yigishije bamuroga kuba inzererezi bikanga. Umwana Uwiteka yigishije amurindira mu marozi bamuroga. Umwana Uwiteka yitayeho. Ongera sha. Komera. Sambara amaboko duhereze Imana icyubahiro. Inyakubwiye kuzaba uri inzererezi utagira inyuma. Cyangwa Imana yaravuga muri Zaburi 60:7 aravuga ngo Imana ibesha mu mazu abadafite urugero. Bizakubishura barababesha. Hari icyo Imana yatuvuze. Birabugenda ngo kirare. Arangije arabivuga Sekariya 7:6 aravuga ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanje. Hari ibintu Imana igiye gukora kuko yabivuze. Nubwo abantu benshi batugose bashaka kutubona twamaye, ariko bazatubona aho batashakaga kutubona kuko hari icyo Umwami yavuze. Nibashaka baba benshi, hari icyo Umwami yavuze. Arasidobere nibashaka baba benshi, hari icyo Umwami yavuze. Baroge bahamagare n'Abatanzaniya, hari icyo Umwami yavuze. Bahamagara Abakongoleze, hari icyo Imana yavuze. Bahamagara ibisekuruza by'iwabo, hari icyo Imana yavuze. Yavuze yarakivuze. Sambara amaboko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya.
handitswe iri jambo ngo ni umwami w'abami kandi n'umutware utwara abatwara. Mu batwara nanjye ndimo kandi antwara neza, antwara neza mbiriwe, antwara neza uyu mwami zabitiwe. Sinzaba nk'uko abantu batekereza. Numajya guhanuraho gato. Bose tujye cyane ngo amen. Amen. Reba mo gato. Imana ivuganye nanjye. Ngo hari umuntu bari batumye muri aya materaniro ngo umushyitsi natangira kubwiriza ngo yiture hasi hano. Ashubusa. Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo yahaba kandi wamurosiwe ndagutangariza ko utazagera ku cyo ushaka kuko umwana afite umugambi mwiza. Imana ivuganye nanjye prophet, irambwiye ngo igiye kuguha ubuzima bukomeye kandi igiye kukwagura cyane. Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo igiye kugukomeza vuba bidatinze, iguhaye umugore mwiza. Mugirite Charles Imana amashimo. Imana irambwiye ngo bidatinze igukoreye ubukwe bwiza bw'umugisha. Uzaba burimo abantu batandukanye, abantu benshi bazabugomba bari mu mahanga. Cyekunda ngo hari abantu bari kukuvugisha ariko nabona bari hanze y'igihugu bakakubwira ngo mbonera umuziki gusa n'umugore. Imana ivuganye nanjye ntukubereye yabonetse. Imana ivuganye nanjye none ibohora ubuzima bwawe. Were none ahangaha iramukujije. Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ntabwo bigeze bifuza gukura n'umugabo. Hari abantu bajya bakubona cyangwa bakakumva uri mu kazi kwa kundi nyine bicaye wabo ku turage twabo bakavuga ngo ni wa wundi wo kwaduza se. Imana ivuganye nawe irambwiye ngo si ibyo n'ibyo hari ibindi igiye kubereka. Umanutse muri karitsiye hari ibindi Imana igiye kubereka. Imana ivuganye nawe irambwiye ngo igiye kugutambagiza. Ntabwo ari abantu muziranye bazabimenya, n'abatakuzi bazashaka kukugira inshuti. Bakore Imana amashyi. Abazimu bagira bate ndafatamira imbaraga z'abarozi nonaha ndazifatamira imbaraga z'abarozi abana b'Imana. Come out in the name of Lord Jesus. Come on, in the name of Lord Jesus. Yitwande. Iragenda. Gira vuba. Sohoka n'inzoka. Imana ivuganye nanjye. Ntabwo ndagushimiye kuri Imana igize neza. Ndagushimiye kuko si bikomeye. Uhere none ahangaha ukomeze wiyubahishe umureka ruhuka. Komera Imana amashyi cyane. Komera Imana amashyi. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none ahangaha niko Uwiteka avuga. Uwiteka akurikijwe no gukora ibinyuranye n'ibyo abantu bagukoreye. Ndamugeza ngo Uwiteka arahagurutse ku bwanjye.
muze muhanure kugira aragurutse agize gute gusa tujye guhamera kumva hari abantu Imana igiye kubohora nonaha 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 bari bari imbaraga zisutswe nyinshi abantu benshi bagiye kubohoka zamura amaboko yawe gatoya kugira ngo nanjye bohoke 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 imbaraga z'abarozi imbaraga z'abarozi imbaraga z'abarozi muvamo nonaha muvamo nonaha muvamo nonaha twese tujye ngo faya twese tujye ngo faya ni mu mukuru we yakize twese tujye ngo faya abasore bagiye twese tujye ngo faya babagore se bari sakuza ugende dayimoni sakuza umugabo nonaha sakuza umugabo nonaha sakuza umugabo nonaha Sofusha. Tugende. reka dukomere Imana amashyi wakomeye Imana amashyi nonaha mutigisa umuvemo 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 sakuza ugende nonaha sakuza ugende nonaha uyu mwana agomba kwiga dayimoni iri muri uyu mwana kuko uyu mwana ari umugisha kuko babona azagira umumaro umuryango we ndetse na mama we baravuze ko ntabwo agomba kwiga ariko Imana ivuganye nanjye ngo uyu mwana agiye kwiga akomera mu buzima bwe Imana amashyi cyane 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 wambaye agasumisha Imana dusohokemo nonaha uragenda 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 twese tujye uragenda twese tujye uragenda dayimoni ndakwirukanye twese tujye ngo faya twese tujye ngo faya twese tujye ngo faya twese tujye ngo faya musokemo umuriro w'Imana kugezaho umuriro w'Imana kugezaho mutigisa umugabo mutigisa umugabo mutigisa umugabo mutigisa umugabo mutigisa umugabo umuriro w'Imana mutigisa umugabo 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 twese tujye ngo faya twese tujye ngo faya abigeze bese musenge twese tujye ngo faya soka wanzokawe wanzokamuvemo 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 muvemo wanzokawe nonaha muvemo nonaha muvemo nonaha muvemo nonaha muvemo urinde ntabwo wivuga ntabwo wivuga urivuga 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 dayimoni isohoka faya twese faya nawe wivuge cyane ngo faya nawe wivuge cyane ngo faya nawe wivuge ngo cyane faya dayimoni isohoka nonaha nonaha asohoka 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 fire shoka 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 shoka
dayimoni muvemo. Tuzanye ibiganza tujye ngo muvemo. Twese 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 tujye ngo muvemo. Umvumuriro nonaha. 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 Soka. 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 Twese tujye ngorohoka. Twese tujye ngorohoka. Twese tujye ngorohoka. Izina ryawe. Nubwo mukajya nasabaho kigenza. Komera Imana amashyi cyane. Imana ivaye ibintu ari. Ibyo bintu byarimo imbaraga zituma aberwa. Imana ivuganye nanjye ngo nandikiye kumubohora. Aje kubaka. Twese tujye cyane ngo amen. Imana irambwiye ngo hari amateka mabi ije guca ku buzima bw'abantu barahana. Ayikomera amashyi cyane. Forest again. Ngiye kubuzima bw'umunezero. Bamwe nguke kuba kungo kumugisha. Bari baravuze ngo ntabwo bizaguhira ngo wubake. Wubatse umugabo arapfa. Mumaranye imyaka ina. Where is my phone? Imyaka ina. Imyaka Imana ivuganye nanjye nonaha irambwiye ngiye kubukura uwo muvumo ugiye kubaka jenere amateka agiye kwibuka umunezero ugiye kuza ibyishimo bigiye kuza niko Imana ivuganye nanjye wambaraga wese murimo no kwirukanye wambaraga wese murimo no kwirukanye wambaraga wese murimo no kwirukanye soka nonaha muvemo nonaha wambaraga muvemo wamuvumbuye muvemo soka musokemo nonaha vemo Chekuna mbona umuntu wavuze ngo reba hapo gato uyu muntu no mu muryango w'iwanyu Chatse navuga uwari we ko ku mpamvu zitandukanye ntabwo bivuga yaravuze ngo umwana wo kwa runaka ngo waramusuzuguraga uyu muntu uzapfa utagize umugisha ibyo bintu urabizi yabikubwiye ryari yabikubwiye ukiri umukobwa Imana ivuganye nanjye ngo umuvumo yakuvumye Imana yarabwiye ngo utesheje agaciro Komera Imana amashyi nta muntu unezero ngo avugire ngo amine nta wundi wanyitaba ngo amina cyane Imana yarabwiye ngo igiye kugaburira ibyawe byagiye n'agaciro kawe kagiye kugaruka Imana yarabwiye ngo igiye kukuzanira icyubahiro cyo watakaje agaciro mu muryango uvukamo ugatakaza mu muryango washatsemo ugatakaza ku musozi utuyemo buri muntu wese akuvuga iyo abonye ariko Imana ivuganye nanjye ngo ahangaha igiye kukubaka amateka mashya niko ivuganye nanjye niba nawe ubyizeye bityo ko bigiye guhinduka yikomera amashyi ubyizeye haguruka cyane kuri haleluya
Miri forestarade. Mani vuganye nanjye kwinzoka mu nda yawe. Mama, Imana iramenye gukiza indwara yitwa kuva. Utugira gutya rimwe na rimwe habwaye. Ibintu utazi kurubiye. Imana ivuganye nanjye ngira kubohoye ma. Wasamuye amaboko. Kubwo kunyagwa. Umunyamababa. Kubwo gusuza umutima. Nona ndahaguruka. Ndabugeze ngo ni nona. Nona ndahaguruka ndabivuga hagase. Nona. Ntabwo wahaguruka ndabivuga hagase. Uwiteka yagurutse ibyangombwa buri cyose. Haguruka wadana. Nona. Vuga ngo nona. Sinzabuka abantu bashaka. Cyane amaboko yavuga ngo nona. Agaciro. Agaciro. Wera nona. Icyubahiro. Wera nona. Ijambo. Wera nona. Naciye ubuzima. Wera nona. Naciye imibereho. Wera nona. Naciye kurohoka. Wera nona. Naciye imibereho misha. Izina rya Yesu. Nakiriye. Icyo abantu banyimye. Nakiriye. Icyo cyanambuye. Nakiriye. Icyubahiro cyanjye. Ndimo ndarwanira. Icyo Imana yavuzeho. Izina rya Yesu. Amen. Uburyo bwose mwibone cyane ngo niba. Bicayeho gato. Haleluya. Amen. Imana irambwira ngo hari abantu batatu bikuye mu rupfu ubu nonaha. Imana irambwira ngo bikuye mu rupfu. Rosesi ni ryari? Cumi na gatandatu ni ryari? Imana irambwira ngo Satani na 45 Rosesi. Cumi n'esheshatu z'ukwa gatatu saa 5:45 z'ijoro byitegura kuba 17. Imana ivuganye nanjye ngigukuye mu rupfu. Imana amaso. Imana irambwira ngo hari ubuzima igiye kuguha ubuzima. Imana irambwira kandi ngo igiye kukubohora. Ngiye kubona mbona umuntu akugiye mu bapfumu. Aravuga ngo nta hantu namwe uzajya ngo hagire umugisha. Ntawe uzubaka ngo hagire umugisha. Ntawe uzashaka ngo hagire umugisha. Ahantu hose uzagera ntuzagira umugisha. Imana ivuganye nanjye none ahangaha. Umva kuri ijambo ry'Imana rivuga mu Migani 26:2 nk'uko igiswi kijarajara inashuka iguruka niko n'umuvumo wusa utagira ufata. Imana ivuganye nanjye none umuvumo iwugukuyeho. Shameless. Twese tumerekeze ibiganza tuve mu baho. Wewe wanze kumerekeza ibiganza. Twese tuve mu baho. Twese tuve mu baho. Twese tuve mu baho. Uko utambuka gutyo Imana irambwira ngo ari ubuzima. Abantu bakwimye n'isi yo kwiba. Imana irambwira ngo utambuka gutyo. Imana irambwira ngo ari imibereho. Isi yakwimye. Mu izina rya Yesu. Wambaraga z'umwijima we. Va mu maraso ye nonaha. Va mu maraso ye nonaha. Va mu maraso ye nonaha. Wa buzima bwe buri gusharira. Va mu maraso ye nonaha. Va mu mitsi ye nonaha. Reka umutima unezerwe. Reka umutima unezerwe. Reka umutima unezerwe. Saba ibyishimo Kristo. Nyemerera umunezeze. Mu izina rya Yesu. Data ndagushimiye. Uri Imana ishobora byose. Ndimo ndabona ukuri ubuzima bweho babushyira.
ndimo ndabona uko ubuzima bwe bwabushize, ndimo ndabona umusatsi we ugaruye, batwaye umusatsi we bawujyana mu bapfumu, baravuga ngo azaribwa n'umutwe narangiza asare. Imana irambwiye ngo igaruye umusatsi wawe nonaha, Imana irambwiye ngo igaruye umusatsi wawe, arasi topere fore kandi Imana irambwiye ngo ntabwo ugipfuye, Imana irambwiye ngo ugiye kuryama usinzire noneho, Imana irambwiye ngo ugiye kuryama usinzire. Wari ugiye kurwara indwara ukajya wishima ukazakuramo imyenda ukiruka kubera gusa, Imana irambwiye ngo byose bikuyeho. Imana ivuganye na ufite ikibazo cy'ukuntu umutima ugusimbuka cyane, Imana irambwiye ngo si ikindi, si indwara zindi, Imana irambwiye ngo ni imbaraga z'umwijima, irambwiye ngo nonaha igiye kukubohora. Waretse tukayikomera amashyi, reka tuyikomere amashyi cyane, tuyikomere amashyi. Reka umutima we nonaha, reka umutima we nonaha, ndagutegetsere ku mutima, ndagutegetsere ku mutima, ndagutegetsere ku mutwe, ndagutegetsere ku maso, mu izina rya Yesu. Murekure nonaha, murekure nonaha, murekure nonaha, murekure mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi cyane. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, banditsweho ngo Uwiteka abamubwiyeho barakomera, ntibanyeganyezwa, barakomera we, barakomera. Imana ivuganye nanjye nonaha, irambwiye ngo muri iri joro ikwiye urupfu ku buzima bwawe. Byajyaga bigera mu bicuku bya nijoro, umutima wawe ukagusimbuka ndetse cyane, byatagiye ryari ibyumweru bibiri burashize, bigeze hagati ya saa 5:45 na saa 7, umutima wawe ukagurya cyane, ukaba wafata akantu ukajya wihungiza gutya. Imana ivuganye nanjye nonaha, irambwiye irakubohora. Wakomeye Imana. Amen. Wamwikirije hagira umuntu ugitabangamiina. Nonaha ugiye guseka, Imana ikuzuje ibitwenge. Hari agakete, niko mu Kirundi bavuga, agakete, akabaro ugiye kubona ko umugisha. Hari akantu kameze nk'intuza kagiye kuza ariko mu $2. Wamvugiye ngabino. Amen. Uduhekeye uzahita umbwira haleluya. Mvuze nawe, ngo muzajya mumbwira mwarwaye gusa. Uzahita umbwira. Wow. Samura mo kudereza Imana icyubahiro. Kasi tujye cyane mu Amen. Amen. Narambwiye ngo kono nahanga kamaze kuza, ugiye kwakira umugisha, uzicara ahantu banze uvuge ngo Mana ndagushimiye ko wambaye ubuzima. Nzajya kubona muri Kristo uri muri balansinga, wagiye kama ku mazi uri kugira ngo ngo hano akayaga ugira ngo ujye Imana wanyongereye ubuzima we. Samura mo kudereza Imana icyubahiro. Komera Imana amashyi cyane, ndabona gushimira mu izina rya Yesu. Were nonaha umwongere imyaka yo kubaho, umuhe kuramba, arambere kubona ibyiza. Turamushimiye ko ugize neza mu izina rya Yesu. Iri joro urasinzira neza, ugende uzane ushakira agacupa k'amazi, numara ukazana ndayasengera, uragenda uyatere mu nzu yawe no mu buriri bwawe, maze ibyitwa ibisazi byose birakuvamo. Winjiraga mu rugo rwawe ukumva amahoro aragiye. Mwereze mikrofone. Winjiraga mu rugo ukumva amahoro aragiye, ukumva ibyishimo biragiye. Hari n'igihe utahararaga kubera yuko wumva umutima wawe utameze neza, ukumva nuharara utari gusinzira. Abaharara abana n'umukozi bakaharara,
wowe ukarara hano kugira ngo ubashe gusinzira. Imana ivuganye nanjye kuri ijoro uraryama usinzira. Wakomeye Imana amashyi cyane. Bose tujye cyane ngo amen. Yitaba cyane amina we. Gira mugenzi wawe Imana ikuremeye ibihe bisha. Mungire ngo ikuremeye ibihe bisha. Samura amaboko duhereze Imana icyubahiro. Bose tujye cyane ngo amen. Hano namwe ngo hari abantu babiri bishe gusetsana. Reba hano kundi Imana ivuganye nanjye. Irambye ngo hari umuntu wasize azinze. Aravuga ngo Imana nitagira ikibivugaho ndataha. Abangeri mugabo namusize gusura kwandika Imana yanyandikiye. Uwo muntu nazana mubwire kuri Imana ivuganye nanjye. Uwo muntu waje uvuga ngo mfasije gusapa sije nazana. Tebuka tuvumubwire cyangwa mutinda ukomeze gutyo. Tebuka nonanga. Tebuka. Muracyari umugeni. Umaze amezi hagati ya n'atanu. Umaze amezi angahe? Ufite n'abana. Ariko mwasaga nkaho mutari kumwe. Amumaze nk'amezi atanu musa nkaho mubanye neza. Hagati ya n'atanu. Ubundi byari byaranze. Vugira muri mikoro. Yego? Umva kundi Imana ivuganye nanjye nonaha. Irambwiye ngo mbere y'amezi Imana irambwiye ngo yakurinze gupfa. Imana irambwiye ngo wagiye ubona ibimenyetso byo gupfa. Ariko Imana irambwiye ngo irakurenge. Wigeze kurota unigwa ugiye kubona muri izo nzozi ubona n'abantu batabaye baza kureba umurambo wawe. Wabibonye ryari? Imana ivuganye nanjye ngo yakurinze kwicwa n'umuntu. Wayikomeye amashyi. Kugira ngo udacika amashyi ababyeyi bavuze imana. Nonaha Imana irambwiye ngo igiye kugukuraho umuvumo nirangiza ikubohore. Imana irambwiye ngo irashaka guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ugaseka ukagubwa neza. Urimo urabwira Imana ngo warihanganye bihagije. Imana irambwiye ngo iba wihanganyeho gato. Hari ikintu ishaka gukora. Irashaka kwiyerekana. Niko ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ntutinye kandi ubwoba bushire. Irambwiye ngo ugiye kubaka. Wayikomeye amashyi. Kuko kunyagwa k'umunyamubabaro. Kuko gusuza umutima k'umukene. None aha ndahaguruka. Niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro. Ubacunira ingoni. Imana irambwiye ngo iyi myaka uyimaze uribwa mu nda yawe. N'umuriro gusa mu gushye. Umva kundi Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo yakurinze gupfa bitunguranye. Wishwe n'imyuka y'abarozi. Imana irambwiye ngo bashatse kuva muri uru rugo kera. Baraje baranahamagara barakubwira ngo ntabwo uzahaba. Murebana amaso ku maso. Byabaye ryari? Barangije nawe urangije uravuga ngo nzahaba kubera Imana. None urugambuye. Imana irambwiye ngo icareho gato. Urumva unaniwe? Umva unaniwe. Ese tumubwire ngo ihangane. Erekeza n'ibiganza umubwire ngo ihangane. Nawe genda uhagarare ku munara. Tegereze icyo nzavuga.
Imana irambwira ihangane hari ikintu ugiye gukora mu rugo rwawe. Imana irambwira ngo ntutinye, ntabwo imeze nk'abantu, izakugirira neza. Reka dukomere Imana amashyi cyane. Imana irakubakira. Mwicirize. Ijoro ritarabaho ibihe bitarabaho umucyo utarabaho ijoro n'amezi ane ntabwo uhaguruka ku ntebe, ntabwo watambuka ngo ugende, ariko ubu ntabwo ugenda nyine udafite imbago. Ugiye kuza tugerane hariya nta mbago ufite, urebe ko Imana ikora. Urabyizeye? Urumva ubyizeye bro? Ugiye guhaguruka fata izo mbago rero zose. Ntabwo ugenda nta mbago ugiye kugenda. Ndakunda gushimye ko Imana ishobora byose. Wewe nonaha ngaha imbaraga z'Imana zimwinjiremo, imbaraga z'Imana zimwinjiremo, atambuke byemere, agende byemere mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Atambuke, tambuka twagiye. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi cyane mu byo wavuze. Komera Imana amashyi yawe, komera Imana amashyi cyane. Baba wastahili, Baba wastahili. Baba wastahili. Sawa imbago zawe hejuru, fata imbago zawe zizamure. Zizamure hejuru uvuge ngo ndaruhutse. Vuga cyane, vuga ngo ndaruhutse. Ndaruhutse. Wewe nonaha. Wewe nonaha. Sinzongera kugendera ku mbago. Sinzongera kugendera ku mbago. Wewe nonaha. Wewe nonaha. Nzajya nigenza. Nzajya nigenza. Wewe nonaha. Wewe nonaha. Sinzaba nk'uko isi ishaka. Sinzaba nk'uko isi ishaka. Wewe nonaha. Wewe nonaha. Imana inyitayeho. Imana inyitayeho. Wakomeye Imana amashyi. Gira gutya. Twese tujye cyane mu bagari. Urabana mu nzira arazamuka agere hariya, yongere agaruke, dukoma amashyi. Zone imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu ndategetse. Imbaraga z'Imana zigire muri uku kuguru. Kandi ugenda wigenza. Mu izina rya Yesu. Amen. Wihute mu izina rya Yesu. N'amezi angahe? Navutse mu kwa 9 tariki 22 za 2022. Anari kanyira n'ibisebe byari byananze gukira n'ahantu havuye igikoka ku mbogoro. Byari byananze gukira. None aha ngaha ibi byari byananze gukira bigiye gukira.
wari ugiye kurwara kanseri bakaguca umuguru, ariko Imana irambwiye ngo iyi bande bagiye kuyikura, Imana iragukijije. Umwaka n'amezi ane birarangiye, wakomeye Imana amashyi ukaja. Biramugenda ngo ibyawe si byo byananira Imana, wamukozeho ibyawe si byo byananira. Twese tujye cyane Amen. Urumva mu mutima umeze ute? Bivuge cyane. Ndanezerewe cyane uburyo n'ubwo byandenze kuko narinje n'ubwinje gahini kwa muganga n'ubundi wari uri kwa muganga. Naringiye hari inshuti yanjye yahaguruka. Inshuti yawe irakubwira atari kiboroheje, nazana nawe inshuti yawe nitambuke. Iriya nayo twayisengeye imbago igendera ku mbago, none yabonye undi ugendera ku mbago aravuga ngo nawe mvayo. Wakomeye Imana amashyi ukajawe. Wewe warakize, mwereze mikrofone. Bande yavuyeho? Yavuyeho. Bande yavuyeho? Yavuyeho. Ubu ukuguru ni kuzima? Ubu ni kuzima, sigamo icyuma gusa ngo bagikuramo ejo bundi. Nacyo igihe cyo kugikuramo cyarageze? Cyarageze. Barakubwiye ngo ugomba kugenda wigenza? Nta kibazo cyaho? Nta kibazo. Igisebe cyari cyaranze gukira ariko? Yesu ahita abikora. Wakomeye Imana amashyi ukabyara. Uzongera kurema rukundo, tugiye kujya dusimbuka duhimbaza Imana uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Komera Imana amashyi cyane. Twese tuvuge amen. Wowe wararitse mugenzi wawe, mugende mwese n'ambago mufite, ziriya bawe bazishyizeho hejuru, bawe bazishyizeho mwigende mwigende. Twari turwariye rimwe ari i Kanombe, twari tumaze imyaka 2022. Mwese twari turwariye rimwe i Kanombe. none wari mubonye agiye kwa muganga ati vayo mpereke wowe. Uvayo mwereke nawe gusenga. Wow, komera Imana amashyi cyane. Tamukana nawe ujye kumufasha akaboko, ujye kumubwira ati nawe ubyemeye. Mubwire. Haleluya! Ongera cyane haleluya! Komera Imana amashyi ababyeyi bakuzima. Ishobora byose. Samuri bijya gusenga. Turakungoma, turakubashye Mwami. Sengukoma mu mashyi. Yesu Yesu. Sengukoma mu mashyi. Bamudebera uzenguruke. Bamudebera ugendagende. Bamudebera ugendagende. Mwizina rya Yesu turasukurundi. Injira n'ishimwe gusenge. Injira n'ishimwe gusenge. Injira n'ishimwe gusenge. Gira Imana kuvuye ku rwego rumwe. Aho abantu bakwicaje. Vuga ko wavuye. Injira uburyo ko wavuye. Here none aha. Havuye. Vayo. 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 Senga, senga, senga. Senga, senga, senga. Senga, senga, senga. Ongera tusenge. Injira mu rugo rwawe. Injira mu kazi. Injira muri promosiyo. Nawe zamurwa n'abandi. Ntabwo bari bazamura. Bari agaciro kawe. Agaciro kawe batwaye. Ongera ukagaruza nonaha. Nawe injira mu cyerekezo. Hari misiyo yawe baburijemo. Hari misiyo yawe baburijemo. Nawe ntabwo uwijemo. Tangira ibone kuri ayo raporo. Ibone kuri ayo raporo. Nawe wurira. Ugiye muri misiyo bakwiye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Tangira watura ubuzima bwawe. Nawe uyimitse ubuzima. Wewe nonaha. Maze wibutse ubuzima. Wewe nonaha.
kunezerwa rero naha naciye ibyanjye byari byarafunzwe rero naha ndagushimiye ko unyibutse ndagushimiye ko ugendereye ndagushimiye ko ubanye nanjye ndagushimiye ko umozeho ndagushimiye ko umozeho wongera cyane ndagushimiye ko umozeho wongera cyane ndagushimiye ko umozeho rero naha ndagushimiye ko umozeho ndagushimiye ko abanzi banjye batazakugiriza impundu kunesha